Mwaramutse neza. Muri iki kiganiro tugiye gukomereza ahandi ejo twakoze tuvuga tuti ese Imana irambona. Does God watch me? Does God watch me? Does God see me? Muri iyi minsi irimo gutambuka hari umuntu twarigeze tuvugaho wavuye muri Isilamu nk'idini ajya mu bakristo nk'irindi dini, ariko mubonye yuko ikiganiro cyacu twakise ngo from guilt to boldness, ni ukuvuga ngo kuva mu gishyika cy'icyaha kwicira urubanza kugera ubonye boldness cyangwa gushira amanga. Umusore cyangwa n'umugabo ariko aracyari muto witwa Akram agaragaza ko yari muri Isilamu agakuriramo, bose baramuzi, ariko hari ibiganiro arimo gutangira mu Marange aganira n'abandi bayisilamu barimo Kamana Sege wandi twigeze gukorana ikiganiro kuri Dawa TV Rwanda. Yagiye agaragaza ibintu byinshi, ariko icy'ingenzi nuko avuga ngo nari umunyabyaha ariko ubu sindiwe, Yesu ibyaha byanjye byose yabikuyeho. Ati mubaraha harimo n'abo twasangiraga urumogi, hari abo twitwaraga nabi, kandi inyuma dukurikiza imihango y'idini. Ni ukuvuga byanze bikunze yari afite icyo bita guilt, but that guilt has merited once he was convinced that someone died for his sins. Urumva good, icyo we yagiraga ni ibintu biri subjective cyane. Subjective ni ukuvuga bitari hanze utadefinisa, ariko muri subjectivity uko biba bimeze nta bindi aba yumva ati Yesu yapfiriye ibyaha byanjye byose angira uwera, bityo bintu bikaba byamuha boldness. Urumva yabayeho ubuzima bwose muri Isilamu yumva afite ubwoba bw'Imana imucunga, bitewe n'ibintu atarimo gukora neza ategekwa n'idini rye. Hari akabeho, ariko nyuma yisanze muri ibyo by'abakristo yumva ko abaye bold ni ugushira amanga, yumva ko ashize amanga. Iki kiganiro nk'aho gifite ibice bibiri, ntabwo dutinda cyane kuri ibyo bintu byo baganiraga, ariko gifite ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukura koko Imana iratureba. Twabonye muri filozofi ya Spinoza Imana ntabwo ari umucamanza, Imana ntabwo ari umuremyi, Imana ntabwo iri hanze y'isi. Ariko abanditse Bibiliya bari bakeneye nyine kumvikanisha ko Imana iri hanze y'isi kuko nibyo abayahudi bari barigishije. Noneho abahimbye amateka ya Yesu bagiye bashaka kugaragaza yuko Yesu yaje ashaka gufitinga mu masezerano yari yaragiriwe abayahudi. Disons ko abayahudi bari baragiriwe amasezerano baragiranye n'Imana, ariko Spinoza yasobanuye neza, ni umuyahudi wabo, yerekana yuko ibyo abayahudi bagiye bita ko ari amasezerano bagiranye n'Imana ni survival, ni defense mechanism, ni survival, bagira ngo bagire identité culturelle nationale. Naho ntago Mose yavuganye n'Imana, nta n'undi muhanuzi wigeze avaho ngo avugane n'Imana. Ngira ngo ibiganiro twagiye tuvuga uko abahanuzi b'ukuri boperatinga, uburyo boperatinga abo twakita b'ukuri, kuko hari amakuru bavuga y'ukuri bakagwa n'ibimenyetso bigahura, ariko ntago bivuga yuko ibyo bintu byaturutse mu ijuru ahantu hanze y'isi, ahubwo baba bakora nka sikaneri. Ariko ibyo bizagaruka mu mwanya wo kugira gute, wo gusobanura nanone ubuhanuzi, ko ni topic ngari cyane. Urumva tumaze kugaragaza yuko Imana itatureba, nta Mana ihari ireba umuntu, nta Mana ihari ireba ikindi kintu, ahubwo nukora nabi cyangwa ugakora neza, urumva izo mbaraga ubwazo ni wowe urimo kwiyangiza. Urugero uriyo uvuga ngo yanywaga ibiyobyabwenge, ntabwo Imana yigeze ibuza abantu kunywa urumogi, ariko nurunywa at a certain level or degree ruzakugirira nabi wowe.
cyangwa rutume witwara nabi nyine unagirire nabi abandi. Urumva ibyo bintu rero kubiporojeta mu ijuru ngo Imana yabikubujije, oya, wanabikora ukabikora ufite ubwoba, bityo bikakubera ikibazo bitewe na bwa bwoba. Iyo murimo kuvuga ngo Yesu ngo nta cyaha yigeze akora, kandi ibyo mwe mwitwa ibyaha mukora ari byo nawe yakora. Hari abavuga ngo Yesu yanywaga inzoga, Bibiliya byerekana ko Yesu yanywaga inzoga akanazitanga, ariko ibyo abantu bazinyweye cyangwa bakazitanga bumva babaye abanyabyaha, baratukana. Kandi Yesu yaratukanye inshuro nyinshi, yaratukanye rwose inshuro nyinshi, ariko bati Yesu nta cyaha yigeze akora. Ahubwo wowe kuki bikubera icyaha ni uko bikubanamo n'ubwoba uba ufite, bikubanaho n'ubwoba no kwicira urubanza. Urumva uwo mujene w'umukristo uvuye muri Isilamu we yavugaga ati Imana yanzuri muri Yesu twakijwe n'icyaha cy'inkomoko. Ariko icyaha cy'inkomoko ni absurdite. Tuzi Tertullian niba nawe yarabaye umutagatifu, sinzi abo bita ngo ni abatagatifu muri kiliziya, ariko yavuga ngo creo quia absurdum est, yanditse mu Kilatini ngo nizera ngo bitewe n'uko ari absurde. I believe because it is absurd, because it is against reason. Urumva nizera bitewe n'uko bitumvikana, birwanya ubwenge, niyo mpamvu mbyizera. Icyaha cy'inkomoko ntacyo. Good, icyo ni igice cya mbere. Ariko wareba ukuntu uwo musore yavuga ngo habaye atonement, cyangwa gukurwaho ibyaha no gukurwaho urubanza biciye muri Yesu, ariko bamubaza ati Yesu ninde, bikamucanga, akavuga, bakamwereka umurongo muri Yohana, ndumva ari muri Yohana yerekane Yesu amaze kuzuka. Ibyo bavuga ngo ni ukuzuka, ariko aho iriya resi yo kuzuka kwe, aho bavuga muri Yohana igice cya 20 je pense, bavugaga bati Yesu yahumurije Marita, wa mugore, no ntago ari Marita, umugore wa Ruriyo, Madarena. Aramuhumuriza avuga ati nazutse ndahari, ariko ntago ndajya kwa data, reka mbanze njye kwa data ari we so, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Tugenda ubwira abandi ko ngiye kubanza kujya ku Mana yanjye ariyo ngiye ku Mana yanyu. Akandi abayisilamu batavuze, ariko ko bakavuze. Hano bavuga ati data aranduta. Ibyo bintu byose yananirwaga, uramujene yananirwaga kubisubiza. Kandi koko n'umukristo wese umubaje ati ko Yesu ubwe avuga ko afite Imana ye, kuki muvuga ngo ni Imana? Aho hantu birabagora. Byerekana yuko ibijyanye no kwizera c'est du domaine, ça relève du subjectif, c'est pas objectif. Urumva ibijyanye no kwizera ngo wabaye umukiranutsi, nta byaha ufite kuko ibyaha byawe Yesu yabipfiriye, ibyo ni ibintu utademontera hanze. Ugiye no muri Bibiliya hari 100 wasanga ibyemeza, hari n'indi wasanga ibirwanya. Ubwo aho nicyo gice cya kabiri nyine twazaga hanfete, ko ibintu bikubaho ukabyemeza mu rwego rw'idini, atari ibintu wademontera hanze, kuko biba ça relève du subjectif. Good. Noneho ubwo titre yacu twayitaga tuti from guilt to boldness. Boldness iza ryari bundi nyakuri. Uramujene nawe ntagaragira kuri boldness, hari ahantu agera nyine bitewe n'uko uvuga ko ibyaha bye byose byavuyeho, ko Yesu yabipfiriye, ariko yagombye kugera kuri boldness, amenya icyamuteraga kumva ari umunyabyaha, akacyanariza, kuko nta Mana yigeze imwita umunyabyaha na mbere hose. Avuga ati abo turi kumwe hano mu giterane mu Marange hariye Nyamirambo niho biba bibera, ibyo biterane baba barimo gukora abayisilamu n'abakristo, ati harimo abajene hano twasangiraga urumogi. Ariko icyo nababwira, nta Mana yigeze ibwira abantu ko icyo kintu ari icyaha icyo ari cyo cyose, ariko twe bitewe n'idini twakuriyemo twagiye tubeshyera Imana, ibi twangiza koko byangiza na sosiyete, twe tukavuga tuti ni ibyaha, buri Imana yabiduhanira. Niba ukoze ikikwangiza nyine nibyo, niba ukoze ikikugirira neza
nibyo igihembo cyawe warangije kukibona. Nta mana ikujajinga ngo izaguha ibihembo, nta mana ikujajinga ngo izaguhane, kuko wowe uri part y'Imana. You are a part of the divine nature, that is substance, that is God. Kugira wumve neza Imana uba umaze kumva nosiyo ya substance. Nosiyo ya substance ni uko wafata umubiri w'umuntu cyangwa icyo wakita organism. The organism ibigizwe n'amacells menshi, kandi ayo macells they are productions of the body. Urumva, the whole body or the organism has produced what? Cells, and the cells are not outside of the body. Urumva, cell cyangwa uturemangingo fatizo tukugize ni uko wavuga individuals. Njyewe, undi muntu uri ku ruhande rwanjye nawe ni nka cell, twese tugize body imwe. Hari illusion ya separation ikwereka ngo uyu ni umunyabyaha, uyu ni inshuti, uyu ni umwanzi, uyu ni uw'iwacu, uriya ni umuturanyi. No. Kiriya ni igiti, nge ndi umuntu. No. Being here, the true being, the true substance is one, is God, and we are part of it. Imana rero ntabwo ica urubanza, kuko yaba ariyo irimo kwicira urubanza. Ibintu byo guca imanza, ibintu byo guhemba, ibintu byo kugerageza, ngo Imana irimo kungerageza, ibyo ntabwo birimo. Ariko twarayibeshye. Tugerageze rero twibwize ukuri, kandi tugabanye ubuyoboke. Ukuntu twamenyereye dushaka buri gihe kubironginga to a group. Urumva, group yemera ibintu gutya, ndashaka gushaka group ngomba kubarizwamo. Ariko ntabwo ari byo. Ushobora no kumenya uti Imana wayumva, kuko ni ukwimenya. Iyo wimenye uba urimo kumenya Imana. Iyo urimo kwiga imibare, physics, chemistry, ubumenyi bw'ikirere busanzwe, icyo gihe uba urimo kumenya Imana, kuko Imana ntabwo iri hanze. Imana ntabwo iri hanze. Okay, dusoza rero, kugira ugire boldness cyangwa ubushizi bw'amanga, ni ugumenya uti bya bintu nitaga icyaha ninjye nabaga nakikoreye, ntabwo wagikoreraga Imana iri hanze. Niwe wabaga urimo kwihemukira cyangwa guhemukira group, wabaye addicted ku kintu, ni wowe urimo kwiyangiza. Ntabwo urimo kwangiza relation ufitanye n'Imana iri transcendental, kuko iyo twabonye ko idahari. Ukoze iki kwangiza cyangwa cyangiza group ubamo, uburemere buza uwo mwanya cyangwa bukanakurikiraho, ariko atari amanota mabi wabonye azakugiraho ingaruka. N'ikiza wakora nuko rero, iyo umenye reality as it is, umenye yuko Imana itari hanze ya nature, ahubwo haba icyo bita causation cyangwa causality. Causation, ukamenya ko ibiba byaba bishimishije, byaba bibabaje, biba biri ngombwa kuba. Ikintu cyose cyakubayeho mu mateka cyari ngombwa kuba. Ngombwa ni ukuvuga necessary. Wenda gishobora kuba kitari important, kitari utile, kinakubabaza, ariko it was necessary, kuko habaga harimo ibishobora gukontorora, harimo n'ibyo utakontorora. Izo causation zose, chaîne causale, ituma ibintu bikubaho cyangwa biba ku gihugu cyawe cyangwa biba ahandi, ariko bitaguturutseho. Bityo rero kwigira, kugira gutangira kwita umunyabyaha, ni ukudasobanukirwa reality, ni ukudasobanukirwa Imana. Hari icyo bise Spinoza, icyo yise amour intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Ni ukwakirana la réalité nk'uko iri, kwakira réalité nk'uko iri. Ibyo nibyo biguha boldness, kuko uba wakiriye amateka yawe, amateka y'igihugu, amateka ya continent, amateka y'isi, kandi ukamenya ko uri part of a bigger reality. Uri part ya reality nini, ariyo Mana. Murakoze rero. Ibi biganiro mujye mubisangiza abandi, ukore share, ukore
ukore like ukore comments.